ndabaramukije mwebwe abakurikiye iki kiganiro kuri uru rubuga rw'injyana mu byiza. Iki kiganiro cyahawe inyito igira iti uruhare rwa buri rugo mu bukungu bw'igihugu, cyateguwe na Ndimurwayo Jean Bosco, nawe ugiye kukibagezaho. Nifuje kugenda ngaragaza inyandiko nifashishije kugira ngo n'umuvandimwe ufite ubumuga bwo kutumva abe yagikurikira, kuko ntarashobora gukoresha ururimi rw'amarenga. Mu kiganiro cyahise kuri uru rubuga rw'injyana mu byiza cyavugaga ku ruhare rw'umuco w'ubufatanye mu rugo mu iterambere, hagaragajwemo ko urugo rufite inshingano eshatu z'ingenzi. Uru rugo rero ni umugabo n'umugore n'abana, nirwo twafashe, ariko n'urugo rutarimo umugabo cyangwa se rutarimo umugore cyangwa rutarimo abana narwo ni icyo kimwe, ni uko gusa twashatse gufata urugo rurimo bari abantu bose kugira ngo bitworohere. Ariko ni nako bimeze nanone no ku ngo zishyirwaho n'amategeko. Ahangaha twavuga nk'ikigo cy'ishuri abana biga babamo, cyangwa se n'abihaye Imana n'abandi. Igiteranyo rero cy'agaciro k'inshingano z'izo ngo zose, wongeyeho ubushobozi bwo kuzihuza, kuziteza imbere no kuziha umurongo, inshingano zikorwa na leta, hamwe n'ibyo byose bibyara umusaruro mbumbe w'imbere mu gihugu. Kuri uwo musaruro iyo hiyongereyeho ikinyuranyo cy'agaciro k'ibyo igihugu cyohereza mu mahanga, havuyemo agaciro k'ibyo igihugu gikura mu mahanga, haboneka umusaruro mbumbe w'igihugu, ariyo shusho y'umutungo w'igihugu yitwa produit national brut mu gifaransa, cyangwa se gross domestic product mu cyongereza, PNB cyangwa GDP mu cyongereza. Iyo rero uwo mutungo ari mwinshi, igihugu kiba gikize, waba ari muke, igihugu kikaba gikennye. Ukwiyongera kwawo iyo kugenda kuzamuka, kwiyongera biba bivuga ko ubwo n'abaturage ubushobozi bwabo buba burimo buragenda buzamuka. Byaba biri hasi bikavuga ko nanone ubwo abaturage baba barimo baragenda bakena. Uwo mutungo rero mbumbe kandi mu gihe cy'umwaka, iyo ugabanyije umubare w'abaturage bagize igihugu, ni ukuvuga ko ikigereranyo cy'umutungo w'igihugu ku muturage aricyo bita mu rurimi rw'icyongereza GDP per capita. Hano ijambo capita rikomoka mu rurimi rw'ikilatini, rikaba rivuga umutwe. Ni ukuvuga ngo ubaze buri muntu rero, GDP per capita bitanga ishusho y'ikigereranyo cy'uko ubukungu bwa buri muturage buhagaze. Hakurikijwe ibyatangajwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu gihembwe cya kabiri cy'uyu mwaka w'ibihumbi 2024, ikigereranyo cy'umutungo w'igihugu ku muturage mu mwaka cyari kigeze ku madolari y'amanyamerika 353. Uyavunje mu mafaranga y'u Rwanda yaba arenga gato miliyoni 4 ku muntu. Ni ukuvuga ko ufashe amafaranga yinjizwa n'umuntu ufite menshi cyane n'ubona make cyane ku mwaka, wakora ikigereranyo ugahita ubona ko ari miliyoni 4 ku muntu, ari uyashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Naho ni mu gihe gahunda ya guverinoma y'imyaka 5, iyi ngiyi yitwa Second National Strategy for Transformation NST2, iteganya ko uwo musaruro mbumbe ku muturage uzaba ugeze ku madolari 4,436 mu 2029. Uyavunje mu mafaranga y'u Rwanda yaba ari hafi miliyoni 5,350 ku mwaka. Nabyo tubyumve ko ni ufite abinjiza menshi, wongeyeho bose igiteranyo kugeza wongeyeho n'uwinjiza make, ugakora ikigereranyo, wahita ubona ko ari umuntu umwe yinjiza miliyoni
azaba yinjiza miliyoni 5,350 ku mwaka. Ni mu gihe kandi mu cyerekezo cy'igihugu cyo mu mwaka w'ibihumbi 2050, icyo twita mu cyongereza Vision 2050, ho hateganijwe ko umusaruro mbumbe ku muturage uzaba ugeze ku madolari 12,476. aya ngaya yavunje mu manyarwanda yaba asaga miliyoni 16,530. ngarutse cyane ku kugerageza kugaragaza uruhare rw'urugo mu bukungu, ngiye kugerageza gukoresha amagambo muri iki kiganiro, amagambo mahangano n'iki kiganiro, kubera ko ntashoboye kubona amagambo asanzwe akoreshwa mu gusobanura neza iyi ngingo yo mu iyigabukungu. Umusaruro mbumbe w'igihugu, ibyo tugiye guheraho. Umusaruro mbumbe w'igihugu wa wundi twabonye GDP ugizwe n'ibintu bine. Icya mbere ni icyo nise kenurarugo. Kenurarugo gihagarariwe n'inyuguti ya C nkuru. Icya kabiri ni icyo nise gahunda za leta, gihagarariwe n'inyuguti ya G. Icya gatatu ni icyo nise ishorabushobozi, gihagarariwe n'inyuguti ya I nkuru. Icya kane ni icyo nahaye izina rya sigaranye, kigizwe n'ikinyuranyo cy'agaciro k'ibyo igihugu cyohereza mu mahanga n'agaciro k'ibyatumijwe mu mahanga. Umusaruro mbumbe ni igiteranyo rero cyabyo byose mu gaciro, nicyo ko nahaye inyito ya yose ihagarariwe na ya nkuru. Aya magambo ntabwo nayashatse kubw'impanuka, kuko nagerageje gushaka amagambo afite inyuguti zisa n'izikoreshwa mu iyigabukungu mu rurimi rw'icyongereza, ariko nanone ayo magambo akaba asa n'ayegereye igisobanuro cya buri kintu. Bityo rero wa musaruro mbumbe urangana na C wongeyeho G wongeyeho I wongeyeho na. Ariyo yose ni umusaruro mbumbe, ariko gaciro k'umutungo w'igihugu cyose mu gihe cy'umwaka. Ubu uyu mutungo ugeze ku madolari 353 nk'uko twabibonye, akaba asaga miliyoni 4 uyavunje mu manyarwanda. Hari kandi C ariyo kenurarugo. Iyo kenurarugo inzobere zitandukanye zivuga ko yaba ingana na 60% by'umutungo by'umusaruro mbumbe w'igihugu, nk'uko umuntu yabisanga kuri wa rubuga rwa esd.org. Naho G ni gahunda za leta, aho twakoresheje inyuguti ya G ikoreshwa mu nshingano zayo, ibyo leta ikoresha mu nshingano zayo. I bikaba ishorabushobozi, aho abakozi, imari, ibintu, igihe, ibidukikije n'ikoranabuhanga bibyazwa umusaruro. Sigaranye ni agaciro k'ibyoherejwe mu mahanga uvanyemo agaciro k'ibyatumijwe mu mahanga. Iyo ibyatumijwe mu mahanga biruta ibyoherejwe, sigaranye igenda iba nini, ikaba nini munsi ya 0. Icyo gihe rero igihugu kiba kigenda kijya mu bukene, kubera ko haba hari icyuho kinini kiri hagati y'ibyoherezwa mu mahanga n'ibitumizwa mu mahanga. Mu byo umuntu akenera cyose gisaba ikiguzi. Buri kintu cyose gisaba ikiguzi, hakurikijwe rero by'amategeko ateganya, duhereye nko ku biteganyijwe mu ngingo ya 241 n'iya 242 z'itegeko nimero 71 akarongo kaberamye 2024 ryo kuwa 26 Kamena 2024 rigenga abantu n'umuryango, ryasohotse mu igazeti ya leta nimero idasanzwe yo kuwa 30 Nyakanga 2024. Yaba umugabo yaba umugore, buri wese ategetswe gushaka ibitunga urugo, ibitunga mugenzi we kimwe n'abana.
yaba umugabo yaba umugore, buri wese ategetswe gushaka ibitunga mugenzi we kimwe n'abana. ni ukuvuga ko kwiyongera no k'umusaruro mbumbe ari wo ya kuzaterwa no kuzamuka kwa kenurarugo ariyo yaca, n'ibikorwa bya gahunda za leta ariyo yaga, no kuzamuka kw'ishorabushobozi ariyo twise i, no kuzamuka hejuru ya zeru kwasigaranye ariko twise na. uku kuzamuka gushingira cyane ku gushobora kuzamura umusaruro w'ishorabushobozi, kuko kandi uyu musaruro uzazamuka igihe mu gihugu hazaba hakorwa ibikorwa byinshi bitanga umusaruro, haba mu bikorwa bishingiye ku mutungo kamere nk'ubuhinzi, ubworozi, ubucukuzi bwa mine na kariyeri, mu bikorwa by'inganda zo mu byiciro bitandukanye, zaba izitunganya umusaruro, izikora ibikoresho nkenerwa cyangwa se izikora serivisi zikenewe, no mu bikorwa bya serivisi. leta rero izakora ibikorwa byinshi biteza imbere abaturage igihe umusaruro w'ishoramari uzaba uzamutse, kandi ubwo bushobozi ibukomora ku misoro n'amahoro. ibyo nabyo ni ukuvuga imisoro n'amahoro bikaba bikomoka ku musaruro w'ishorabushobozi no kwiyongera kwa kenurarugo, kuko iyo abaturage bagize ubushobozi bwo kugura byinshi, nibwo n'umusoro nyongeragaciro wiyongera. uyu musoro bita mu gifaransa taxe sur valeur ajoutée TVA, cyangwa mu rurimi rw'icyongereza value added tax ariyo VAT, nawo uba urimo uragenda wiyongera. umusaruro mbumbe kandi uzamurwa no kuzamuka kwa sigaranye, ariko iyo sigaranye ikaba iri hejuru ya zero. ni igihe rero agaciro k'ibyoherezwa mu mahanga kaba karuta agaciro k'ibitumizwa mu mahanga, ni ukuvuga ko kari hejuru ya zero. naho igihe ibitumizwa mu mahanga byaba biruta muri rusange ibyoherezwa mu mahanga, sigaranye yacu yaba iri munsi ya zero. ni ukuvuga ngo niba ari zero, ubwo ibindi byaba biri munsi ya zero. icyo gihe rero ni nk'igihombo. iyo sigaranye igenda igabanya n'ibindi byose, byaba kenurarugo, byaba ibikorwa bya gahunda za leta, byaba n'ishorabushobozi, cyane cyane ku bijyanye n'ishoramari, byose byagenda bigabanuka. have rero tujye ku ngingo twavuga ko ari umutima wa kino kiganiro, aho tugiye kureba muri rusange uruhare rwa buri rugo muri ubu bukungu bw'igihugu. have uru ruhare turarebera kuri buri kintu mu bigize umusaruro mbumbe, aho turi buhere ku ishorabushobozi, kuko ishorabushobozi ari ubushobozi bwose umusaruro uri bukoreshwe hose niho uturuka. ishorabushobozi ni uruhererekane rw'ibikorwa kuva ku gitekerezo, abantu batekereza gahunda yo kugishyira mu bikorwa, gukora imirimo, gukorana, gukurikirana, gusarura no kugeza ku umusaruro ku bawukeneye cyangwa se ku isoko. bishobora kuba ari urugo cyangwa se bikaba ari ikindi kigo. ubushobozi rero bukoreshwa buri mu byiciro bitanu by'ingenzi. twavuga ko icyiciro cya mbere ari imbaraga za muntu, ni ukuvuga ngo mbere na mbere abantu nizo mbaraga zubaka. icya kabiri ni imari, ikindi ni igihe, kuko udafite igihe nta gishoboka. icya gatatu ni ibidukikije, twumve mu mutungo kamere, ariko twumve n'aya mategeko abantu baba bagomba kubamo. icya gatanu ni ikoranabuhanga. ku bijyanye n'imbaraga za muntu, ni za mbaraga zikora imirimo idahemberwa. iyo abagize urugo ari bo nyirizina bikorera imirimo, cyane cyane nko mu buhinzi, mu bucuruzi, kwiyubakira inzu n'ibindi. cyangwa se ni za mbaraga zikoreshwa nanone mu mirimo ihemberwa, iyo hari abagize urugo bakorera umushahara ku bandi bantu cyangwa ku bindi bigo.
itegeko nimero 36 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 rigenga umurimo mu Rwanda mu ngingo yaryo ya 5 rivuga ko imyaka yo gutangira akazi ari imyaka 16. Mbere yaho umuntu aba akiri umwana ugomba kurerwa. Umuntu wese rero urengeje imyaka 16 kandi atari mu ishuri akwiye kuba afite umurimo udahemberwa cyangwa uhemberwa akora buri munsi. Birumvikana rero ko kujya ku murimo ari umwanzuro ufatirwa mu rugo, bityo kuba umurimo wabo utitabirwa uko bikwiye nabyo bikaba bifitanye isano n'ibyemezo byo mu ngo. Mu bijyanye n'ishoramari muri ririya tegeko rigenga umurimo mu Rwanda mu ngingo ya 2 ku gisobanuro cy'amagambo nimero 25 bavuga ko ishoramari ari ikoreshwa ry'umutungo ufatika cyangwa udafatika hagamijwe kuwubyaza inyungu hatabariwemo ibikorwa byo kugura no kugurisha. Umwanzuro wo gukora ibikorwa nk'ibyo ufatirwa nanone nawo mu bagize urugo, kandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi nibo bakomeza kubikurikirana. Mfate nk'ingero mpereye nko ku cyiciro cy'ibikorwa bishingiye ku mutungo kamere. Mfate nk'urugero rw'ubuhinzi, nk'umuhinzi w'ibigori kandi uhingira urugo ariko agahingira n'isoko. Azakoresha imbaraga z'abantu bakuru bari mu rugo mu guhinga, kubagara, gusarura, gutunganya umusaruro, kuwugeza mu rugo cyangwa kuwugeza ku isoko. Ni uruhererekane rw'ibikorwa cya kindi twabonye igihe bishobora kumara nk'igihe cy'amezi 4. Azakenera kandi umurima, imbuto, ifumbire n'ibindi. Ibyo aramutse atabifite azakenera imari ariyo mafaranga ajye kubigura Ibi byose rero bitunzwe n'urugo. Iri shorabushobozi ritunzwe n'urugo. Ni ukuvuga ko umusaruro mwiza abantu bawukesha abagize urugo, abagize ingo. Fashe n'urugero rw'inganda, naho tuzasanga ko umukozi utanga imbaraga ze, ubumenyi bwe ndetse n'ikoranabuhanga afite byose kugira ngo umusaruro w'inganda no gushyiraho ibikorwa remezo bigerweho, nawe aba yavuye mu rugo. Muri serivisi, uguhererekanya serivisi, umuntu ukomoka mu rugo nawe yifashishije imbaraga, ikoranabuhanga, ibikoresho byakozwe n'inganda hamwe n'ikoranabuhanga, na bwa bumenyi afite niwe uri hagati muri rwa ruhererekane rwa serivisi. Ikindi rero tugeze ku igihe kirahenze. Igihe kirahenze kuko wa muntu uri hagati muri bya bikorwa byose ni wa wundi mu rugo. Buri wese afite amasaha 24. Aya masaha 24 havamo amasaha 8 yo kuruhuka, hagasigara amasaha 16 ari agomba gukorwamo ishorabushobozi. Ishorabushobozi, imirimo idahemberwa ifitiye urugo akamaro ndetse n'imirimo ihemberwa. Imiterere rero n'imyitwarire y'abagize buri rugo ni ingenzi cyane kugira ngo ishorabushobozi ku rwego rw'igihugu ryiyongere, kuko ni igiteranyo cy'ibikomoka muri za ngo zose ziri mu gihugu. Ni ngombwa rero kwirinda ubunebwe, ni ngombwa kwirinda ubumenyi buke no kudakoresha ikoranabuhanga ku bagize urugo, kugira ngo mbese bashobore guteza imbere umurimo, kandi mu gihe cyo bakitabira umurimo ukoranye ubuhanga. Kuzamuka kwa kenurarugo ariyo rishingira ku kuzamuka k'ubushobozi mu kubona ibyo urugo rukeneye. Ibi byose bikenewe biboneka ku kiguzi, mu mafaranga, mu bintu cyangwa mu bwitange cyishyurwa n'abagize urugo. Icyo kiguzi cyishyurwa n'abagize urugo kigomba rero kuba kitangiza umusaruro w'ishorabushobozi rya rwa rugo cyangwa se urundi rugo rugenzi rwarwo. Ni ngombwa rero ko buri muntu ugize urugo atitiranya kenurarugo n'icyo twakwita senyarugo. Byaba senyarugo igihe umuntu yaba akoresha nabi ubushobozi buhari, abukoresha mu bintu bidafitiye umumaro
urugo rwose rwaba ari ukurusenya aho kugira ngo abe arimo ararukenura. Ku bijyanye na gahunda za leta, urugo rufite uruhare rukomeye cyane kugira ngo ibikorwa bya leta byiyongere. Kuko rero abagize urugo nibo iyo bakoze neza inshoborabushobozi rikabyara umusaruro, nibyo bituma amafaranga yinjira mu isanduku ya leta, bityo akiyongera, kandi ayo mafaranga ava mu misoro n'amahoro nabyo byavuye muri ba baturage. Hakurikijwe rero ibiteganywa n'itegeko n'amategeko, cyane cyane n'ingingo ya 28 y'itegeko ngenga nimero 002 akarongo kaberamye 2022 akadomo OR ryo kuwa 12 z'ukwa 12 Ukuboza 2022 byerekeye imicungire y'imari n'umutungo bya leta. Amategeko ateganya ko ibyo leta ikoresha amafaranga biri mu byiciro bine. Icyiciro cya mbere ni uko amafaranga akoreshwa mu kwishyura ibikenewe, ni ukuvuga imishahara y'abakozi, ibintu na serivisi, inkunga, ubufasha bugenerwa abaturage n'ibindi. Icyiciro cya kabiri ni ukugura umutungo, naho icyiciro cya gatatu ni ugutanga imyenda no kugura imigabane mu bigo by'imari. Icyiciro cya kane ni ukwishyura imyenda ikomoka ku nguzanyo. Ibi byose rero bishoboka neza kubera ko leta yabonye ubushobozi buhagije ikomora ku misoro n'amahoro, nabyo bishingiye ku musaruro n'ikoreshwa ryawo ku bagize urugo. Tugize nicyo tuvuga ku cyo twise nsigaranye, aricyo kinyuranyo cy'ibyoherejwe mu mahanga n'ibyatumijwe mu mahanga, naho urugo turusangamo hagati. Iyo urugo rukoze ishorabushobozi neza, ni ukuvuga abarugize bakoresheje neza abantu, ibikoresho, amafaranga, igihe, ibidukikije ndetse n'ikoranabuhanga, haboneka umusaruro mwinshi ukoreshwa muri kenurarugo, ndetse bagasagurira n'ibyoherezwa mu mahanga. Urugo kandi rero ni rwo rugabanya gutumiza hanze ibitari ngombwa, cyane cyane igihe bitari muri cya cyiciro cy'iby'ibanze, bityo ibyoherezwa mu mahanga bikaba byakwiyongera. Ariko niba abagize urugo nanone mu mirimo bakora habayeho gusesagura, ibyo ngibyo kenurarugo riziyongera kandi muri gahunda za leta, bityo cya cyuho cy'ibitumizwa mu mahanga kiyongera. Tugana rero ku mwanzuro, twavuga ko muri rusange muri iki kiganiro twavuga ko urugo ari ishingiro y'ubukungu, kandi ubwo bukungu bw'igihugu, kuko ari rwo rutanga imbaraga zubaka igihugu, ni rwo rukoresha bwa nyuma ibyakozwe, bityo ababikora bagashobora gukora ibindi. Abarugize nibo bafata icyemezo cyo gukora ishorabushobozi mu bikorwa bibyara inyungu runaka, nibo bishyura imisoro n'amahoro bituruka ku kazi n'ishoramari bakora, ari byo bifasha leta kurangiza inshingano zayo, kandi nibo iyo bakoze neza basagurira amasoko yo hanze, kandi bakaba bafata icyemezo cyo kugabanya ibitari iby'ibanze bituruka hanze, bityo bakaba bongereye hejuru ya zeru ibyoherezwa hanze n'ibitumizwa hanze. Ku mwanzuro rero twakwifuza ko nasoza ngaragaza ko mbona bikwiye ko habaho ubwuzuzanye bw'abagize urugo mu nshingano zose, nta kuvunishanya, nta guhombyana, buri wese nta kugira ngo umwe abe yahombya mugenzi we, nta kurya mugenzi wawe. Icya kabiri ni uko abagize urugo bakoresha neza ubushobozi bafite mu kubonera urugo ibikenewe, birinda gusesagura kugira ngo hakoreshwe gusa ibyangombwa. Icya gatatu ni uko buri wese yaba umugabo yaba umugore yakwirinda ubunebwe, akitabira umurimo ukoranye ubuhanga, kuko umurimo ukoranye ubuhanga, waba ari umurimo udahemberwa ufitiye urugo akamaro, cyangwa umurimo uhemberwa, kugira ngo umusaruro ugamijwe uboneke kandi basagurire inganda n'amasoko, bityo n'imisoro n'amahoro byiyongera. Abagize urugo rero bagira uruhare mu kugabanya icyuho kiri hagati y'ibyoherezwa mu mahanga
bitumizwayo, bihatira cyane cyane gutumizayo gusa ibyangombwa bitabonetse mu Rwanda, kandi bagashishikarira gukunda ibyakorewe mu Rwanda muri no gahunda yitwa Made in Rwanda. Igiteranyo cy'imyitwarire myiza ya buri rugo ku bijyanye no kwiteza imbere gifite uruhare rukomeye cyane mu kuzamura ubukungu bw'igihugu. Hakenewe rero ibitekerezo, inyunganizi, gukosora aho bikwiye kugira ngo hatangwe umusanzu wo kuzamura ubukungu bw'igihugu bihereye ku kwiteza imbere kwa buri rugo. Murakoze rero, mugire amahoro y'Imana. Iki kiganiro cyateguwe ku itariki ya 17 Ukwakira 2024 kandi gitegurwa nanjye Rimurwa Jean Bosco ari nayo kibagejejeho. Murakoze cyane.